Yego. Ni uruhinja rumaze ibyumweru 2. Yego. Hagati y'izo ndirimbo ebyiri. Izo ndirimbo ebyiri ubona ari yihe irimo gusa nkaho irusha indi imbaraga? Tutitaye ko wenda imwe yasohotse kera indi ikaba isohotse vuba, ariko ari ukuntu ugereranya nawe nk'umuntu usura uri kuri YouTube channel yawe buri munsi ukavuga ngo iyi ngiyi ndumva ndabona izamuka mu buryo bwiza. Bimeze gute? At least iyi ngiyi ikiri nshyashya urabona ko biri kugenda, abantu baraza kunyihanganira, maze iminsi ndwaye grippe n'inkorora, ako kubera ari umurimo w'Imana biragenda neza. So rero iyi ngiyi nshyashya abantu bari kuyikunda, bari kumbwira ngo hari itandukaniro n'iya mbere. Yes. Okay. Rero irimo kugenda neza nyine, biri kunshimisha nyine ukuntu biri kugenda iraruti ya mbere. Aha, urakoze cyane. Wenda ibindi bibazo biraza kuza mu kanya, wenda mu kanya gatarambire turaza no kumva ijwi rya DJ. Hanyuma rero tudatinze ko twinjiye tayari mu masaha yacu ya kabiri, ariko sinabura kunyuza amaso muri abantu bohereje ubutumwa bugufi kugira ngo twumve yuko hari gende message idasanzwe batuzaniye. Ati Frank, tubahaye ikaze wowe na Ange Nicole. Aha, Nicole kutababwira se ngurakoze cyane. Urera ko ari Anne Marie, Imana imumugisha cyane. Ati mwiriwe Frank, Ange tumuhaye ikaze. Urakoze cyane Christophe. Hanyuma uyu nawe ati mbega story nziza. Uyu nguyu ni message ya Karengira ngo arimo aravuga kuri story ya Kare. Imana niza kudukundira, turaza kongera kuza kuyisubirizamo kari agateatre kagufi cyane ku mutujya ku musozo. Hanyuma rero reka twinjire muri gahunda yacu. DJ wafata iyo mikro rwose uyiyegereze neza kugira ngo nibura twumve impumeko yawe nawe. Ntacyo bitwaye. Uraho umukozi w'Imana? Nuko ndashima Imana. Nishimiye kukubona. Nsujya ngo se nishimye. Ni kimwe ku kindi. Ni kabisa. Amakuru yawe? Umva meze neza. Yesu ambereye maso. Akubereye maso. Yego. Nishimiye kukubona kuko ntabwo nari nzi ko ari wowe turi kumwe hano. Natunguwe. Watunguwe n'ibintu byiza. Yego. No umugisha cyane kandi iminota mike tumaranye ndabona tutangiye no kuganira ibintu by'ingenzi kandi bifite akamaro. Cyane. Kwa kundi twatangiye kubivugaho iyo ngiye mu gikari. Hari indirimbo ibango ni byiza ko reba b'Imana bateranye bahuje. Alleluia. Yego. Ngo ibyo bintu kubireba ni byiza. Hanyuma ikibazo kimwe gusa kugira ngo tuhite twinjira mu gitaramo cyacu. Ange uyu nguyu waje uherekeje, wamuvuga wiki? Yes. Wamuvuga wiki mu munota nk'umwe? Nitwa Bikemu mbere ya byose, cyangwa se Bikorimana Emmanuel. Ndi umunyamuziki ucuranga instrument ya piano ndetse na guitar acoustic, ariko ndanaririmba nanjye ndi umuririmbyi. Mfite indirimbo, ariko uyu munsi nishimiye cyane ko naje gusapotika mugenzi wanjye w'umuririmbyi muri kariyeri yo kuramya no kuyihimbaza. Ikintu mfite cyo kumuvugaho gikomeye no kumutera courage. Courage ya mbere namuteye nuko namuherekeje. Merci. Wow. Tuze gukorera Imana turi kumwe kandi ndi proud yabyo. N'ahandi namuherekeza, tunavuye n'ahandi agashaka kujya n'ahandi namuherekeza kuko hari ikintu namaze gusobanukirwa. Yego. Twaremewe, Imana ntiyaturemewe. Bityo rero turi mu rugendo rwo kugira ngo dukore icyo twaremewe. Amen. Iyo ubonye rero urugingo rwawe muri Kristo Yesu ruvuga ngo twagiye ku murimo wa data, ibyo bintu uwo muntu ahubwo wamwishyura kuko aba ari kukwinjiza muri destiny yawe. Ikintu akoze sinjya gikoreye gusa, ni win by win. Arifashije, aramfashije, twese turaza kugabana umugisha w'Imana. Aririmba neza, afite indirimbo zitandukanye, ngira gahunda yo gufasha impano nshyashya by'umwihariko. Nishimira gukorana n'umuntu ufite inzozi ziri gutangira kurusha uwo zageze aho zigera. Wow. Kuko iziri gutangira binyereka ko zishobora gusiga n'izageze aho zigeze, kuko itangira ry'umuntu rishobora kuba rito, ariko mu gusoza agakora ikintu kiremereye cyane. Nubwo buryo rumufasha kimwe nuko mfasha n'abandi batandukanye mu muziki kuri yaca no bijya bitambuka ya Bikemo Yesu. Abariho impano nyinshi nawe nayo yaciyeho turamya Imana. Rero iyo umwe mu bo nyuza kuri rebo yanjye yagize sorti, mba ndi proud yo kumuherekeza ngo ati
bya bintu turi kurera tujye kubishyigikira n'ubundi. So nubwo buryo twazanye kandi turaza guhabwa umugisha n'Imana y'umugoroba. Amen. Yego. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero reka dukomeze ariko kubera yuko tutaribone umwanya uhagije wo kuza kuvuga ibindi byinshi bitewe n'igihe cyacu, turashaka kuza gufatiraho mpaka dusoza. Ndashaka ngo mbwire abadukurikiye kwa kundi tujya tubigenza, kwa kundi dushyigikira abahanzi cyangwa se umuramyi, reka dukoreshe iyo terme kuko abahanzi bo ni benshi. Hanze ahangaha hari n'abandi baririmba nabo bitwa abahanzi, ariko mu rwego kugira ngo twitandukanye nabo, ibyo dukora twebwe turaharamya tugahimbaza Imana yo mu ijuru. Tera intambwe ujya kuri YouTube channel ya Ange Nicole, numara kugerayo rwose urebe izo ndirimbo ebyiri n'izindi nyinshi yagiye aririmba, yagiye asubiramo indirimbo zo mu gitabo. Hanyuma izo ndirimbo ebyiri cyane uzirebe, kwa kundi mujya mubigenza, ukore screenshot. Numara gukora screenshot hanyuma urayitwohereza kuri 078722232224. Numara kuyitwohereza rwose icyo turi bukore gikomeye cyane no kugusabira umugisha ku Mana, ubundi urabushigikiye umurimo w'Imana ndetse urabushigikiye na Nicole, umutera courage mu byo akora, kugira ngo DJ wacu abe yitegura kandi ameze neza cyane. Nicole, ari indirimbo yatugiye kugira gute tugiye kumvisha abakunzi bacu? Katubaze tubumvishe iyo ndirimbo. Harya ya indi ya kabiri watubwiye ko yitwa Buri Gihe. Reka nanjye numve message iri muri Buri Gihe, hanyuma noneho nawe na DJ murimo kugira gute kwisuganya kugira ngo noneho mutangire mudutaramire non stop paka ku masaha yacu. Reka rero dutega amatwi iyi ndirimbo, muyumve cyane, mwumve message irimo, mwumve message Nicole yazaniye, message Imana yamushizemo, tukaba rero tugiye kugira ngo tuyumve dutuje cyane. Kandi akayizera
ngayo nguko rero indirimbo ye nziza cyane, iyo ndirimbo irabanejeje. Noneho reka dutangire rero dufatireho ubundi dukomeze kugira ngo tutaza no kuza gucikwa n'igihe, ariko icy'ingenzi nuko igihe cyose uko biri bugende kose ndabona screenshot zitangiye kuza kabisa. Okay Letitia, Imana iguha umugisha cyane gukora icyo kintu. Imana iguha umugisha ati wow, Imana imwagure munsuhurize umucuranzi. Ya, hanyuma rero reka tuhite dufatiraho dutangire. Abantu barimo guhamagara mutwihanganire, tubanze twakire Ange ndetse na Bikemu. Yego. Aha, ngayo nguko rero karibu sana. Imana ibaho umugisha kandi ibashoboze. Asiyo twabwiwe, Imana tuvuga si abakomeye n'abahanga. Imana turirimba asiyo twabwiwe, Imana tuvuga si abakomeye n'abahanga. Ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Umva, ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Amina. Amen. Ahubwo ni Imana ya buri gisubizo cya buri wese wayimenye kandi akayizera. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Mungu alitutendea makuu, nasi tunashukuru. Haleluya. Mungu alitutendea makuu, nasi tunashukuru. Mungu alitutendea makuu, nasi tunashukuru.
zigapfa kubwawe nta kiguzi yaka arashaka ko umuhanga amaso ukamwizera buri gihe buri munsi ukwiriye kujya umushimira kuko yatanze ingabo nyinshi zigapfa kubwawe nta kiguzi yaka arashaka ko umuhanga amaso ukamwizera nta kiguzi yaka arashaka ko umuhanga amaso ukamwizera umva nta kiguzi yaka arashaka ko umuhanga amaso ukamwizera nta kiguzi yaka arashaka ko umuhanga amaso ukamwizera. Haleluya. Niko wari uzi ko uri umuhanga? Urakoze. Oya none singenda nakubajije ngo wari uzi ko uri umuhanga? Nabyuze. Yewe Mana nyagasani we, Imana iguha umugisha cyane. Indirimbo nziza cyane. Indirimbo rero ikaba itugejeje ku masaha ya 4:21. Frank Ange afite amavuta kabisa ni Christophe. Uyu nawe yakoze screenshot, akazi karimo karakorwa. Kigaragara cyo yagiye kuri YouTube channel yawe, akoze screenshot y'indirimbo. Ndabona akoze screenshot ya buri gihe. Ange Nicole official video 2024 ngayo nguko. Aha, Imana imumugisha cyane rero Christophe, n'abandi mukomeze turaza gusabira umugisha Letitia na Christophe ndetse n'abandi mukomeze, ni ibintu byiza cyane. Iyi ndirimbo ya mbere ibagezeho, araririmbye aradutaramiye, reka twongeye tubakire n'izindi ndirimbo musinzi playlist yanyu kunimeze, mwongere mudukubitireho izo ebyiri rwose mifiririzo. Turaza kugaruka gufata abantu kuri telefone batubwire umwuka uri hanze ya studio, hanyuma noneho tuze kuza gukomeza nyuma y'izo ndirimbo ebyiri. Karibu. Ego murakoze. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira. Wow. Aho nanjye ndisanga yo to. Iyo ndirimbo mu gitondo yamfashije, irimo amagambo meza. Nabo ahantu bari bafashwe nayo ndayibatuye. Sha utari bufashwe kuri iyi ndirimbo aze kugenda yibire 7. Karibu rero cyane, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu ni mwiza. Imana ikomeye. Tubaye icyubahiro papa. Haleluya. Turagushimiye, watubereye Imana. Thank you Lord. Abarwayi bari kwa muganga. Thank you Father. Wabereye Imana barakubona. Thank you for everything Holy Spirit. You are our strength. Come and
your heart in the name of Jesus. Amba afindetse buri munsi kandi angenera ubuntu bumwi ajyanyi korerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko kwajya ntunga buri munsi ajyanda mira muri byo byose buri munsaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano buri munsi buri munsaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano buri munsi buri munsaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano buri munsi buri munsaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano yambaye. Hallelujah. God bless you. Mana ya nje komeza ujye umfasha ngutaramire neza icumbwira more nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Turagushimiye Yesu. Buri muntu wese ahari nasengere muri iyi ndirimbo mwana. Hallelujah. Iyi ndirimbo yisengeremo Imana imanuke ibane nawe. Naya je komeza ujye umfasha ngutaramire neza icumbwira more nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza no mu bikomeye no mu bikomeye
yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Haleluya. Amen. Amen. No mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. No mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Mana yanjye, mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramira neza icyo umbwira more nizeye ijambo wambwiye sinzabure kumbaragaza. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. No mubi komeye, no mubi komeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Haleluya. Hey. Bimeze gute hanze hariya? Reka twumve umwuka uri hanze. Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramira neza icyo umbwira more nizeye ijambo wambwiye sinabure kumbaraga
amen amen. Ako Letitia, iyo batakwiba ibyuma, iyo batakwiba ibyuma, uyu munsi uri kure. Yesu ahimbazwe. Umwuka yaje. Bimeze neza aho hanze ya studio hano ko byacitse. Bimeze neza turataramye, turabizi ntabwo twaryama. Ntabwo twaryama tutinjiye muri weekend neza ngo tuyicaremo. Amina. Dushima Imana kubwa Nicole n'umucuranzi. Indirimbo ziwe nziza cyane rwose Imana yamushyizemo. Imana iguha umugisha nawe. Haragakorasi numvishe. Ni mu ndirimbo ye. Yego. Ntabwo nyizi neza ni nkica ihangane. Nta kibazo. Aravuga ngo nta kindi yaka arashaka ko umuhanga maso ukamwizera. Ariko sha uri gasuku. Sha uri gasuku ndakwemeye. Ndashima rero. Amina. Urumva ko mfite impamvu yo kwicara, yo guhaguruka, yo kubyina, yo kuzigisimba tugasirimba. Amina. Urakoze cyane abamembazi bose ndabashuhuje. Yego Imana iguha umugisha cyane. Ngayo nguko. Gusa Imana abantu ku muntu watumereye nabi mukabyaramwe kandi Imana nyagasani. Yesu ashimwe. Haleluya. Fire. Biraryoshye ni ukuri. Mumeze neza cyane. Tumeze neza turashima Imana. Nicole. Karame. Uza abasaza uri kuriza bari mu nzu. Imbaraga n'amavuta. Oya se kandi igihugu cyose ari kukumva no hanze. Yo mane murakoze. Abantu bararizwa n'ibyishimo biri mu bihangano muratuzanira hano. Sha wakwihanganye mukamera nk'abagabo bagatemba ajya mu nda. Nukuri rwose. Ufashwa sohoka. Ngewe yaguye mu nda ariko hari abo nzi ndi kumva basa nk'abari guhogora bitewe n'amagambo meza ari mu byari kuririmba. Amina. Udufashe baduhurize. Yihangana dufashe najya gusoza aturirimbira indirimbo ivuga ngo nayo niyo mu gitabo. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha nihagikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yavanzira ariko cyane ndashima umwami Yesu. Jerome. Jerome. Iyo batanye ibi byuma byanjye. Imana igwibindi. None se kuyishoje ubwo se barongera bayiririmbe? Nacyo none bigize muri sinema nyine agasoma nk'agapiyano wenda aho aza kubonera akanya n'umusabe ntabwo ndi gutegeka. Reka tufatireho. Imana ibaho umugisha. Amen. Nicole and DJ, this is your time. Ndongenda mbahaye micro. Abantu bo duhamagara ni benshi, dushobora kuza kubishinga ntidutarame, ariko ntacyo nabyo ni byiza. Nabyo ni byiza umuntu guhamagara agashima Imana kumva guwe neza, nabyo ni umugisha ku Mana. So Nicole, mwakomeza. Ko muririmbira iyo ngiyo yaradusabye. Yego. Umwuka bari uyobora. Mushobora kwica umuntu muri studio noneho. Nabonye umukunzi mwiza
mukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi zezanteye kuba imbata ye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose 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 nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo nawe none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboye ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mw'ijuru kumuhanga masiteka bizanyizi intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka kumuhanga masiteka bizanyizi intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka kumuhanga masiteka bizanyizi intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimu
inkoni ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu nakubaho na n'urupfu na n'abadayimoni ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu nakubaho na n'urupfu na n'abadayimoni ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu nakubaho na n'urupfu na n'abadayimoni ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu nakubaho na n'urupfu na n'abadayimoni ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu. Mana tuguhaye icyubahiro, turi Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, tugushize hejuru mwami data, warakoze ku byo wakoze byose Mana. Ese mwami iyo utaza kubaho twari kuba bande? Icyubahiro ni icyawe mwami, turagushima. Haleluya. Kwibera muri Yesu ni umunyenga. Tukaba tugeze ku masaha ya 4:47 muri studio ya 92 n'ibice 8 Radio O. Turi muri The Night of Praise and Worship, aho turi kumwe n'umuramyi Nicole Ange, cyangwa se Ange Nicole. Tugusaba kugira ngo utere intambwe umushigikire, urebe indirimbo ze kuri YouTube channel ye, ukore subscribe, ukande kuri share, ukande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo azajya ashiraho byose bizajya bikugeraho, hanyuma like, byose ibisabwa ubikore. Urabushigikiye umurimo w'Imana, urabumushyigikiye mu buryo bwose bushoboka, kandi nanone murumva yuko ari umuramyi mwiza, umuramyi uri mu mavuta. Mwe mutamubona hano, ubutaha tuzamubazanira kuri televiziyo murebe noneho neza, atari byo kumwumva gusa. Hanyuma rero reka mbabwire ngo mbikisha amatsiko mbabwira ngo n'umuramyi mwiza, uko asa inyuma ni nako asa ku mutima, nuko asa mu mavuta, byose ni byiza cyane. Imana imuhereze umugisha. Murumva ko yatumye natwe tujya mu mwuka tukamufasha, kugira ngo twarepetanye nawe. Hanyuma rero turakomeje nta gahenge, turaza kuza kwakira telefone nibura tubura nk'iminota 5, ariko nituze kuza gusoza tudasirimbyeho tu icyo nzi cyo. Karibu. None murashaka kunyikira muri studio mwebwe. DJ we Mana nyagasani, oya we twese turaririmbana. Umwijimutuma tutareba imbere iyo tujya, ayiwe isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege.
umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho kuko ari nka jambo Imana ivuga maze ngo rihere nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu mbese iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri jye nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye twagiye isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya ubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye nzogera ku byo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshye iyo ivuze biraba
iteka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri jye nifite ijambo rya nyuma kuri jye nifite ijambo rya nyuma kuri jye nifite ijambo rya nyuma kuri jye. Haleluya. Ku mwanzi w'ibyiza n'ibihe we Mana nyagasani. Imana ibaho umugisha cyane nukuri. Yawe. Aha, reka ndebe message hano. Yego ko Frank. Nikora Imana ikomeze imwagure kandi imuhimigisha myinshi. Amen. Amen. Niwe ndareba ku isaha nkumva kajinya. Ariko nta kundi tuzongera dutarama ubutaha ntacyo. Reka twumve uyu nguyu nawe batubwire. Allo Mashimwe Frank. Imana imbazwe. Imana yawe umugisha. Ikore Imana ikomeze kumwagura. Murakoze. Afite amavuta menshi cyane kandi ari mu mpano ye nziza. Ariko rero DJ umucuranzi numvise ari hejuru cyane. Arakaze. Ari mu bicu. na tesari aracanga neza cyane gitaro urayumvira mu misokoro no mu maraso. N'umuhanga nararibonye. Imana mu mugisha ikomeze imwagure. Hanyuma rero n'uwo muvandimwe wacu nawe ko numva atoroshye se kazi kuririmba nawe. Uwo ninde? Uwo mugenzi wacu wundi. Umubanye wacu. Uramutsinze. Turakunda cyane twaryohewe Imana umugisha. God bless you. Ndabizi kwa gatanu kuri wowe rwose abari ibindi. Mba nabuze icyo mvuga ariko umucuranzi arakomye. Aragukomye umucuranzi. Reka gukomagure icara wige. Nize kabisa nize kuko amarakoramo bana we. Sawa. Rakoze cyane. Undi umwe hanyuma tuongere dukubiteho tundi nka tubiri ubundi tujyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Allo. Yes, ahimbazwe. Mana ndanezerewe cyane kubafatisha. Uranezerewe cyane kudufatisha? Ndanezerewe cyane n'ukuri kose umva anzi Imana imuha umugisha nawe Imana iguha umugisha. Mana wembeye gumwuka ndumva afite amashimwe ndumva nezerewe Imana n'ukuri. Amina. Uziko numva wenda no kurira disi. Iso narize byandenze mwuka wera yansanze turi kumwe siko ntazi kuzi kuririmba we nako kaje. Jewe se? Oya. Yego pe. None se urimo urabyumva kumva biciyemo? Yesu we mwuka wera Mana we ahubwo numvaga naho habura gatongo guruko siko yendaga kuvuga gutaje mene. Aha urakoze cyane Imana iguha umugisha. Yego nivumiriya mbumvira ku Kamonyi ndabumva ariko kubafatisha ari ikibazo. Ntabwo biba byoroshye gufashisha umurongo kubera abantu benshi. Yego nukuri mwakoze Imana ibaha umugisha muzagire weekend nziza kandi Uwiteka Imana azakomeze kubana namwe. Amina. Niko. Karame. Kugeza ubu bimeze gute? Ahantu urumva bimeze gute? Bimeze neza ari Imana.